kugira ngo urugendo ngutangire nari mfite intumbero cyangwa intego yo kugira ngo abantu benshi basobanukirwe HIV icyo ari cyo. Abantu abadafite virusi itera sida bamenye uko bafata abantu bayifite, noneho n'abayifite nabo bamenye uko baba muri sosiyete batitinya, bigirira icyizere, bamenya ko ari abantu nk'abandi. Rero iyo ntego yanjye kugeza ubu hari ibyo nagezeho. Nyuma yo gutanga ubuhamya nagiye mbona abana benshi bampamagara, cyane cyane urubyiruko bampamagara bambwira haje ibintu wakoze ni byiza, bakabampamagara bambwira naniwe kwiyakira, none ibiganiro byawe byatumye niyakira. Abandi bakansaba amahanduvu tugahura tukaganira, umuntu akambaza nyine nakora iki ngo bigende gutya ngere ku rwego nk'urwo uriho. Rero urumva ni umusaruro mwiza. Kugeza ubu niba mfite abantu bagera ku 10 bifasha tuganira, buri munsi ampa raporo y'aho ageze, aho uko afata imiti neza, uko nyine uko sosiyete amaze kuyifata. Ntabari bararetse akazi kubera guhabwa akato, akavuga ati sinzasubira kuko bamvuga. Nyuma yo kuganira agasubirayo. Urumva ni ikintu cyiza cyane, nshimira Imana ko yamfashije nkageraho. Mwese Sharirene mwanora yemwe urabona utarakuki se? Alo kidori Imana dukomeze. Nongere mbasuhuze, nongeye nagarutse kwa kuri kamera buri babona ko nongeye kugarura ni Sharirene. Cyakoze mwese Sharirene mwanora yemwe urabona utarakuki se? Alo kidori Imana dukomeze. Urarangaye? Ndahuze. Oya ngava kuri telefone ubundi dukomeze. Yes. Uko bisanzwe nyine ndi Sharirene, simumenyereye, turaziranya abakunzi bawe. Ukora iki kugira ngo wumve uruhutse? Nganira n'abantu. Nganira n'abantu Nicyo kintu cya mbere kinshimisha. Uyu munsi waganira n'abantu bangahe? Uyu munsi naganiriye abantu nka batatu. Kuganira n'abantu mvuganaga ari ukuvugana bisanzwe gutya. Kuba umuntu amfungukira nyine akambwira story ye, yaba ishimishije cyangwa ibabaje, ariko nyine akumva ako kanya njye ashaka kuyibwira. Ibyo bintu nyine biranezeza byatari. Nibyo bintu bikunezeza? Nibyo bintu duhura niyo naniwe numva hari ibintu byinshi bindo mu mutwe, mpita mvuga Mana mbari akagira umuntu umpamagara. Ndabona umuntu ahamagara akambwira ati mbashare ko meze nabi koko byagenze gutya, akambwira duhure tuganiriye ibyanjye bitabishira icyo gihe. Turi kuvuga ngo tugeze mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2022, duherukana 2021. Uyu munsi hagaze bitewe na 2022, umwaka utangiye fresh, ariko biragaragara neza ko avuga ngo umuntu yahagaze cyane cyane nk'umugabo. Umugore ngo yagaragara neza ngo bisobanura ngo kofi y'umugabo we, none nk'umukobwa uri kugaragara neza like you. Garagaza kofi yiwe, bigaragaza sweet yo yishakuye. Bigaragaza ko yakoze cyane nyine. Ko yakoze cyane. Okay. Watangiye umwaka neza no kuvuga ngo ya ndwara yo muri January ntabwo yakugeze. Indwara? Nyine indwara yo kuri amafaranga muri January. Ntabwo umwaka nawutangiye neza. Nabonye ibiraka, abantu babonye ibiganiro byanjye nyine babampa ibiraka bakora. Yes, ngira ngo reka mbanze ngwitse neza Sharirene. Sharirene ni umukobwa witinyitse, fata initiative yo gusangiza abanyarwanda ubuzima bwe bwa buri munsi. Ibyo yanyuzemo n'iki struggle yahuye nazo kubigendanye no kuba na virusi itera sida. Kumugana ko aho yize, aho yagize gute, mwari vigano byo ku social media atandukanye, ndetse no kuri channel y'ibita Sharirene umunsi. Niyo mpamvu n'umunsi nifuje kongera kugaruka. Sharirene, nyuma yuko utangiye hashize amezi 3 utangiye urugendo rwawe, uyu munsi umusaruro umaze kubona nuwe?
sorry. Yego, umusaruro nk'uko nabibabwiye nyine, kugira ngo urugendo ngutangire nari mfite intumbero cyangwa intego yo kugira ngo abantu benshi basobanukirwe HIV icyo ari cyo. Abantu abadafite virusi itera sida bamenye uko bafata abantu bayifite, noneho n'abayifite nabo bamenye uko baba muri sosiyete batitinya, bigirira icyizere, bamenya ko ari abantu nk'abandi. Rero iyo ntego yanjye kugeza ubu hari ibyo nagezeho. Nyuma yo gutanga ubuhamya nagiye mbona abana benshi bampamagara, cyane cyane urubyiruko bampamagara bambwira haje ibintu wakoze ni byiza, bakabampamagara bambwira nananiwe kwiyakira, none reba ibiganiro byawe byatumye niyakira. Abandi bakansaba amahanduvu tugahura tukaganira, umuntu akambaza nyine nakora iki ngo bigende gutya ngere ku rwego nk'urwo uriho. Rero urumva ni umusaruro mwiza. Kugeza ubu niba mfite abantu bagera ku 10 bifasha tuganira, buri munsi ampa raporo y'aho ageze, aho uko afata imiti neza, uko nyine uko sosiyete amaze kuyifata. Ntabari bararetse akazi kubera guhabwa akato, akavuga ati sinzasubira kuko bamvuga, nyuma yo kuganira agasubirayo. Urumva ni ikintu cyiza cyane, nshimira Imana ko yamfashije nkageraho. Ni ukuvuga ngo akenshi kugira ngo umuntu yubake inzu tuyibone isakaye gutya iragenda, aba yahereye ku musingi, agacukura fondasiyo, agashyiramo amabuye, agasana amatafari, akabumba n'ikindi, akazana n'inzugi byose agafunga hariya. Kuba umusore yateretse umukobwa akamushyira mu rugo, ni process baratangiye kumenyana, akamenya byose mpaka kugera hariya. Charlene uyu munsi tubona arimo kwera zino mbuto, Charlene ugira igitekerezo cyo kuvuga ati njyewe nzasangiza abantu ubutumwa bwanjye, watangiye gusohora mu mezi 3 ishize, ngo watangiye harashize igihe kingana iki uvuze uti noneho ngiye kwemera mbishyira hanze? Urakoze. Ubwo niyo mvuze gutyo uraza no gutumbwira uti ko hari ikintu buri hari immediate ukoze cyangwa se n'abakozi bavuze uti mbikore gutya. Ubundi na mbere nyine nkimenya ko mfite virusi itera sida, n'ubundi nabwo numvaga mfite impuhwe, nabonaga njyewe uko meze, noneho mfite amahirwe y'uko mfite mukuru wanjye nyumva, nkabona njyewe ntacyo mbaye, ahubwo nkagira impuhwe z'aba bana b'imfubyi baba mu miryango itabitaho, igira gute, noneho bakananirwa kunywa imiti. N'ubundi nabwo naganirizaga abo bana, ariko ubwo nkaganiriza abana nyine bafite HIV duhurira aho ngaho aho dufata imiti. Rero nkura numva nyine abantu ikibazo bagira ni uko batagira umuntu ubaganiriza, nuko atagira umuntu umwumva. Ndavuga numva nyine ubundi nakuze numva nzagira nk'ikigo abantu bazajya bansangaho tukaganira nyine. Bw'amahirwe y'amatesi niga psychology, niga amashanyarazi, urumva ari ahantu bihuriye na psychology. Mbura rero ukuntu nzajya nyine njya muri iyo kariyeri, ariko ndavuga ntacyo, abo turi kumwe tuzadukomeza tuganira. Rero nkomeza gutyo, nkura gutyo, noneho ngeze aho nyine n'abaganga bakajya bambwira, bakantuma nko gufasha abandi bana bananiranye banze kunywa imiti, nkabona birabyara umusaruro. Noneho bigeze aho nkurikije n'ukuntu sosiyete yamfataga, n'ukuntu nyine hari igihe nageragaho nanjye nkabona akato karandenze, nkabona ibintu birandenze, ndavuga se ubundi ubu sosiyete umuntu nayikorera iki ngo ibintu bicike. Noneho finally muri kaminuza bwo umuyobozi wo ku ishuri nk'uko nabivuze yamfashe nabi, nahita numva ndavuga se uyu muntu ibyo ari byo byose ibintu akoze ko ari umuntu mukuru, ibintu nakoze si n'ubugomera cyangwa ahubwo nuko nta makuru afite. Ndavuga rero nimba mfashe gutya, njye nkaba ngize amahirwe nkagira ubutwari nkiga narangiza, nakora iki ngo abazaza nyuma yanjye n'abandi bari ku bindi bigo be kuzamera nk'uko nguko bingendekeye, ko hari uwahita acika intege akareka ishuri bimugendekeye uko byangendekeye. Ndavuga rero icyiza ni uko natanga mesaje kandi ku bantu benshi, fata umwanzuro gutyo nyine. Ndavuga numva nyine sinzi ukuntu nzabigeraho, numvaga icyo gihe numvaga ntazi ko nzabikora, gusa numvaga Imana nimpa uburyo nzabikora. Rero nyine mbiganiriza umumama umwe w'inshuti yanjye ukora muri RP Plus, mubwira ikibazo nagize nahuye nacyo ku ishuri,
nangwa se kuki utabimenye ko dufasha abantu, ko iyo umuntu bigenze gutyo aduhamagara nyine uwo muntu bakamuhana. Navuga ntabyo nari nzi, kandi wabona n'abandi bana benshi batabizi. Se urumva wifuza ko bigenda bite? Ariko numva nshaka ko bigera kure n'abana benshi bakabimenya. Ata rero kubingana n'izindi nshuti zanjye bampa igitekerezo nyine cyo kubishyira, nimba numva ndi ready ko nyine nafungura YouTube channel. Ubwo buryo byagenze nyine nafungura YouTube channel. Bo ni iminsi 90 ishize utangira urugendo, akenshi gutangira bigoye cyane cyane n'umuhinzi nawe buriya hindi yashyizeho igiti gihuha n'umuyaga cyane wenda nk'umwembe, ariko yatangiye gucaho umwembe ahita avuga ati nibyo bintu byiza cyane. Uyu munsi uko watangiye, uko abantu babyakiriye, ndashaka kugira ngo udushisho nuko kugeza uyu munsi muri societe barimo barafata Charlene watangiye uru rugendo. Nuko njye sinzi numva ibintu byose bikomeye, ikintu cyose nyine kugira ngo ikintu kizi kugira ngo uzakigereho kibanza kikakuvuna. Niyo mpamvu mpita ku mvune mbona uyu munsi. Ubu ngubu nubwo uwo musaruro hari w'abo bantu bake, ariko abenshi ni abanjaginga. Abenshi abadafite virusi baba bavuga nyine ngo depression yarandenze, ngo nyine amagambo mabi akomeretsa, bamamagara n'Imana ishimwe ko wishyize hanze buriya ntuzatwanduza. Imana ishimwe kubwo wishyize hanze ntabwo uzatwanduza. Muri quartier abavuga sigira gukijije buriya ni amadolari uri gukorera iki bintu nk'ibyo. Noneho n'abafite HIV kambwira utekereza ko wiyakiriye, kandi ahubwo wowe uri inyuma y'abandi, ntabwo wiyakira ntuteze no kuziyakira. Byarakurenze, ibibazo byarakurenze, nyine wumva kwishyira hanze nyine nuko byakurenze. Nyine abafata inyigisho ukwiri ni bakeya ugereranyije n'ababibonamo ukundi kuntu. Bo ngira ngo wenda sinzi n'inkoresha urugero, ntabwo uraza kuba touchable cyane nkuko bikomeza cyangwa ahubwo hari ukuntu usanga wenda nk'umuntu nyine avuga ati nzabona umukobwa mwiza, wenda umusore ufite HIV ati nzabona umukobwa mwiza, noneho yabona nka Charlene umukobwa mwiza physically, aravuga ati nubwo abana nawe afite HIV nahita njya kumuprovoka nk'uko. Ntabwo birakubaho nyuma yo gutangira urugendo? Ibyo bintu uko numvaga ntashaka kubivuga ariko nyine ni ibintu byumvikana, usibye no kuvuga ngo ufite HIV. Abantu benshi nari nanze kubivuga n'umutumye mbivuga, ariko abantu benshi b'abagabo batekereje ko nagiye kuri social media kubera kwiheba, kubera mbona ntazabona umugabo. Umuntu agahita anyandikira akambwira naguhoza amarira, nkabona sinigeze nta kiganiro na kimwe nari nakora ngo ndire, nta n'icyo mbese ndakora ngo ubone kagahinda kanyishe ntari guseka, nta na kimwe. Ariko ukuntu umuntu ahita abona yirirwa ashaka kunkoza amarira, ngo okay ni byiza ku rundi ruhande kuko ndisimba, ariko nyine hari amagambo bakoresha mu mabanga ari sawa. Ubwo no muri komentari wabyanditsemo ngo niba ngo mwumva mwamugira impuhwe ngo ni mu murongore. Nyine urumva ntabwo bene abo bantu babura, baramumagaye benshi, n'ubu baracyamamagara, abandi banyandikira nyine baba ari abafite HIV cyangwa abatayifite, akavuga njye ntabwo ndwaye ndi buzima, ariko nyine ukuntu uri honnête numvise nakunze nyine nkamubwira abakozi nyine agahita avuga ngo ndashaka kuba umugabo wawe. Ubundi sinzi ubundi bwo niyo byaba aribyo byatumye nishyira hanze nkuko babivuga. Umuntu yataguhamagara ndumva nshaka kuba umugabo wawe, tubemera nawe ndumva nshaka kuba umugore wawe. Ntabwo mbizi, ariko nyine barahari benshi cyane. Ndetse bo Charlene, ikibazo cy'amatsiko ni kimwe, abanyarwanda byibuze bakubagera kuri bafite access kuri YouTube ntabwo barenga miliyoni enye, kuko n'igenzura cyangwa se statistics yasohotse gace none igaragaza ko byibuze abanyarwanda miliyoni enye nibo bagira access kuri smartphone. Abasore bagira kuri telefone, access kuri telefone,
then abagira access kuri smartphone mbone ibyo byose ni bake ko nabo bafite n'utwatsi twinshi batagira kumeza batabasha kubona ubutumwa bwa Sharirene. Ikindi kintu cya kabiri, iyo nimbagamizi imwe kugira ngo wumve, kugira ngo umenye umuntu umunyarwanda utagera kuri social media cyangwa se YouTube aho utangira ibiganiro bya bituma babasha kubohoka, urabateganyiriza iki? Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, ugorora igiti akigorora kikiri gitoya. Ni ukuvuga ngo niba dukeneye kwigisha cyane cyane birambye, ntabwo dukeneye kwigisha umusaza w'imyaka 50 cyangwa 40 cyangwa 35, dukeneye kwigisha wa mwana ukiri mutoya ku myaka 12 8 gutyo, kugira ngo azamuke amafite ya myumvire myiza muri society. Urateganya gukora iki kuri mwana adafite access kuri telefone? Urakoze. Ikintu nteganyiriza abantu batagira access kuri smartphone, ubundi nibo byahereyeho. Abafite access kuri smartphone bo babibonye, ariko nkuko nabikubwiye nyine kuva na kera naganirizaga abana cyangwa abamama bo bakurikiranirwa kuri centre de santé Nyagasambu, ariko kugeza ubu mfite ububasha cyangwa uburenganzira ko mbere nabikoraga nyine nka mugenzi wabo gusa, ariko noneho mfite uburenganzira bwo kuba nagenda nkakajya ku kigo nderabuzima runaka bakanyakira nkaganiriza abantu babo. Ndabikora rero nibura buri weekend ngerageza kugera kuri kigo nderabuzima runaka, navuganye n'umuyobozi wacyo akabinyemerera, noneho nkagenda nkabaganiriza. Icyo ni kimwe. Ikindi, ushobora kuba wowe wabonye ibiganiro byanjye ariko uzi umuntu utabasha kubona access kuri telefone, icyo gihe wowe turavugana, wowe ubasha gukoresha telefone, none ukambwira wa mwana murumuna wanjye cyangwa kuzine wanjye cyangwa gutana gutya afite ikibazo kinini, nkakubwira ukazamunzanira, babwira aho bansanga nyine ukamunzanira tukaganira. Rero abenshi mbona nakira tunaganira cyane ni abadafite access kuri telefone. Urakoze cyane. Abo ni abakuru. Nari mvuze ku kintu nari kumojeho cyo kuvuga ngo igiti kigororwa kikiri gito. Ego nyine nibyo nakubwiye. Nanjye abakuru nibo bagira access kuri telefone. Arambwira ati umwana wanjye wenda muto ufite imyaka 10 n'ingahe usubiza hasi, cyangwa kuzine wanjye cyangwa murumuna wanjye afite ikibazo nshaka mubura mukaganira, icyo gihe uramunzanira. Na mbere yuko njya kuri social media kubera nyine kwa muganga bari babizi ko mbikora, we iyo umuganga mugenzi we baganiraga nyine akamubwira ati wenda kuri centre wacu dufite abana bameze gutya na gutya byaranze, ababyeyi babo ntako batagira ariko byaranze, cyangwa wenda yabuze nuko abimubwira, icyo gihe njye najyaga gusura abo bana. N'ubu rero ndabikomeje, abo bana nyine ndabasura. Yes, ni Sharirene twaganiraga cyane, yatubwiye mu bice bitandukanye ndetse nuko muri society no munsi barimo ramufata. Natangiye abantu benshi atubona neza ko byibuze no munsi hari imbuto zirimo ndagaragaza muri society. Reka tumushimire babashe kutuganiza cyane, tumushimire ko n'ubutani tuzabukina tuzakubona. Ndahari murakoze cyane. Akenshi buri muntu yiyemeje n'abantu bari mu rugendo nkawe uvuga ngo nta mugenzi usiga undi. Wakoze cyane no munsi. Ni mukomeze mukoresha like, share na comment, mukomeze kubana 5 kuri 5 ngende umuhungu wanyu Emitwaye.